Ireme ry'uburezi ni ikintu kitari figise, ni ikintu gikura. Ibikorerwa iwacu ntago byakagombye kugaragara mu bintu gusa bifatika. Iyi myenda twambara, ibi bikoresho byose tubona dukoresha mu buzima bwa buri munsi, bura twakagombye no kugira imyumvire yacu yerekana ko dufite imyumvire yihariye nk'abanyarwanda, twebwe ubwacu twihangiye. Wize kwigisha umuntu kwihangira akazi, byashoboka bite kuntu wakwigisha umuntu kwihangira akazi ubwo wawe utazi kukihangira? Twongeye kubasuza abakurikiye Vanti Motivations, ya YouTube channel yacu dukuraho amakuru menshi atandukanye, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ku muco, amakuru ku burezi n'uburere. Uyu munsi rero tukaba muri studio za Vanti Motivations twakiriye umusore w'urubyiruko ufite ibitekerezo bikakaye ku burezi. Turi buze kuganira cyane twibanze ku burezi, by'umwihariko uburezi bwo mu Rwanda. Njye ndi Habimana Samuel cyangwa Krezoji ugiye kubagezaho ikiganiro. Umutumirwa turi kumwe ni Prudence Iraguha, yatangira twibwira. Urakoze. Amazina nayo ngayivuze ni Prudence Iraguha Peri. Yego. Ya Prudence Iraguha rero akaba yarize philosophie, akaba ari social media influencers muri education, akaba yarabaye préfet des études, araza kubitubwiraho muri byinshi. Akaba ubu ari umunyeshuri uri kwiga masters mu burezi. By'umwihariko twavuga ko Prudence Iraguha ari education analyst, ari nayo mpamvu turi buze kwibanda cyane ku burezi mu kiganiro tugiye kugirana na Prudence Iraguha cyangwa se Peri. Peri, kuri wowe uburezi wumva ari iki? Ubusobanuro uburezi? Uburezi ni ikintu kigari. Bivuze yuko no kubisobanura wenda hari igihe bisaba umwanya mugari, ariko mu magambo make buryo tuvuze uburezi mu Kinyarwanda tukabwita uburezi, hari igihe bitumvikana neza. Ariko dushyize mu ndimi z'amahanga education mu Gifaransa cyangwa se education mu Cyongereza, tugerageje kubisiganura mu Kinyarwanda, education ni uburere n'uburezi. Ubwo rero byumvikane ko umuntu avuze ngo uburezi tutagomba guhita twumva education ako kanya. Education ubundi ni uburere n'uburezi. Ubwo rero sinzi niba tugiye kuganira ku burezi nk'uburezi cyangwa se nka education ifite uburere n'uburezi, ariko kucyo rumbajije uburezi muri ubwo buryo bubiri mvuze. Uburezi ni bwa bundi tubona mu mashuri, dufite n'abarimu babyita, ubwo ni schools, bayita formal education. Naho uburere bukaza mu cyo twita informal education. Muri informal education hazamo utuntu dutandatu. Hazamo umuco, hazamo umuryango, hazamo peers friendship, hazamo clubs, hazamo bya bindi, hazamo na attitude, hazamo bya bindi byose bifite icyo bishobora kutumarira mu kugira ubumenyi, mu kugira imyumvire, mu kugira iki, ariko tukabibona bitavuye mu ishuri. N'iki kiganiro turimo gukora nacyo gishobora kuza muri informal education, kuko ni ikiganiro gishobora kugira abo kimarira akamaro, bitavuze ngo bagiye mu ishuri ngo bige. Ibyo tuvuga bifite ukuntu abantu baza kubyakira, bishobora guhindura imitekerereze yabo, bishobora kugira ikintu kibasigira. Iyo nayo tuyibara muri informal education. Ubwo ni education ariko ari informal, ishobora kugira ikintu bungura. Ubwo iyo tuvuze ngo education tuba tuzemo ibyo bintu bibiri. Ubwo icyumbaza muri ibyo bibiri, yaba ari uburezi bwo mu mashuri cyangwa se mu buzima busanzwe, ndagusubiza. Ariko ibyo byose bifite ahantu bigenda bihuriye. Ahantu bihuriye ni ukuvuga bwa burezi twiga mu ishuri. Iyo tubwize mu ishuri ntabwo duhora mu ishuri, tuva mu ishuri tukajya mu buzima busanzwe. Uburyo twitwara mu buryo bwa burezi twize mu ishuri hari ukuntu bwaduhinduye. None uburyo twitwara nabwo ubwabyo bihindura abandi. Muri bwa buryo kuvuga ngo ni informal education dusangiza abandi twakuye aho ngaho. None n'uburyo tuba twitwara hanze mbere yuko tujya ku ishuri. Wakomeje uko ndaniga, ariko hagati yuko uniga
hahaciyemo hafi imyaka ingahe ni ukuvuga hari imyumvire n'imyitwarire nasubiranye ku ishuri buriya nayo hari icyo hari icyo izamfasha mu kuba ngiye ku ishuri ni ukuvuga rero ubwo informal and informal education ni ibintu utabona uko utandukanya kuko birafatinyikanye biruzuzanya. Mu kiganiro turi kugirana turibanda cyane ku burezi n'uburere muri rusange kuko ni ibintu bibiri bidatana. Uretse kuba umurezi ku ishuri uwo twita mwarimu, hari uburezi agomba guha umunyeshuri kuri ibintu tuvana mu bitabo, aba agomba kumuha n'uburere bishingiye ku myitwarire ye, ku ndangagaciro wa mwarimu agaragaza. Ibyo ntibibe bihagije gusa, bikanahuza n'ibyo ababyeyi bagomba kuba n'uruhare ababyeyi nabo bagomba kugira. So urumva rero ko ibyo ngibyo bidatana. Yes. Nk'umwanaliste rero, umwanaliste mu Kinyarwanda ari nk'umusesenguzi ku burezi cyangwa se umuntu ufite aho ahurira n'uburezi, niba warabaye préfet des études ajwe ni still turacyari mu burezi, niba uri gukora masters mu burezi, nuko hari imbaraga uri gukoresha kugira ngo witangire uburezi, sibyo? Ugira umusanzu wawe ushyira mu burezi bwo mu Rwanda. Bivuze ko ushobora kuba uzi uburezi bwo mu Rwanda n'uburyo wabusobanura? Reka ubundi wenda numva nta mpamvu nashingira mvuga ngo ndabuzi irenze kuba ndi umunyarwanda kandi no mu Rwanda ngendeye no ku ndangagaciro buri wese agomba kugira nk'umunyarwanda, ni ugukunda igihugu, ni ugukunda u Rwanda. Iyo ukunda igihugu urimo rero ugikunda muri domaine wibonamo cyangwa se wumva. Nge rero nibanda ku burezi bwo mu Rwanda, ukomeje kubivuga ni préfet de discipline ajwe aho no mu disciplinary aho hari kera, ariko no mu byo nize filosofia y'umwimerere, pure philosophy, ariko nge nibanze kuri kuri metaphysique de l'éducation, metaphysique of education. Sinzi ukuntu mu Kinyarwanda nabivuga metaphysique of education, ariko ngenekeranyije ni ukuvuga ni ukureba education mu buryo butagaragara, mu buryo buri ideal. Ni ukuvuga ngo ni ukugira intekerezo ngari y'uko uburezi bwakagombye kuba bumeretse mu nyungu z'aho burimo gutangirwa. None tugiye mu Rwanda ni ukuvuga ngo imyumvire migari yo ku burezi yashyirwa mu bikorwa ite mu nyungu z'abiga ndetse no mu nyungu z'igihugu. Aho niho hazaho metaphysique de l'éducation. Icyo rubaje rero uburezi bwo mu Rwanda, icyo biransaba kugaruka mu mateka y'uburezi mu Rwanda. Buri buzima bw'igihugu bufite amateka yabwo, ni ukuvuga yuko na education nk'ubuzima bw'igihugu bufite amateka yabwo. Wenda muntu ntabwo yanyuramo yose, ariko icyo nshaka kugarukaho ni ukuvuga ngo mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ngira ngo ntabwo kwiga byari amahirwe ya buri wese. Ayo ni amateka. Noneho iyo urebye na FPR inkotanyi, kimwe mu kintu yashizeho ikimara kubohora u Rwanda nuko yabigize amahirwe kuri buri wese. Ngira ngo niba munakurikira, ngira ngo mu bintu FPR inkotanyi yahise ubuzima bw'igihugu yahise isa nkaho irekuye, ni ugushyiraho amashuri abantu ngo bige. Aburezi yabanze ifungura amashuri nka institution nkuko ashobora gufungura izindi nzego ngo zikore. Wenda nk'urugero abona nko muri iyi COVID, hari igihe ubona ngo uru rwego rurafunze, uru rurafunguye, ibintu nk'ibyo. Rero yahise ifungura amashuri abantu biga. Ibyo bita bikwereka intekerezo yari ifite ku mutima yuko inyotewe no kubona abanyarwanda biga. Ibyo ntibyahozeho. Nabyo rero mu mateka y'uburezi mu Rwanda ni ikintu umuntu agomba kutindaho. Itishyiraho gahunda yo kuvuga ngo uburezi kuri buri wese. Ngiyo mbigeze ku burezi kuri buri wese, nkunda gukoresha ijambo ngo yahise igira itegeko buri munyarwanda wese, uru rubyiruko rwo mu Rwanda, buri mwana wese w'igihugu ni itegeko kwiga. Igituma mvuga ngo ni itegeko, imbaraga kugira ngo numvikanishe cyane imbaraga FPR inkotanyi yahaye agaciro ko kuba yagira abanyarwanda bajijutse, abanyarwanda biga. Kandi noneho nabyo bigashaka kwerekana uburyo, kuko urabona baje kubohora abantu no kujya babohore abana b'u Rwanda bagira imyumvire inoze. Umva rero ugiye kuvuga amateka y'uburezi mu Rwanda,
ya education mu Rwanda, icyo ni ikintu wenda utakwirengagiza. Ni nacyo gituma winjira mu buryo wasobanura neza ngo uburezi mu Rwanda buhagaze buti. Nimvuga uburezi ubwo ndi kuvuga ibintu bijyanye no kwiga mu ishuri. Urumva rero urwo rugendo rwose kuba byonyine harashyizweho ayo mahirwe ndetse nge nita itegeko kuri buri munyarwanda kugira yige, icyo ni ikintu gifite icyo kimaze mu burezi. Iyo urebye amashuri amaze kubakwa hirya no hino mu gihugu, ni ikintu gifite icyo kivuze mu burezi. Iyo urebye umubare twavuga w'abantu bamaze kujya hanze bize kandi bakirwa mu Rwanda, ni ikintu cyo kwishimira. Iyo urebye uburyo cy'uburezi bwagiye buvugururwa, wenda sinzi uko mu Kinyarwanda nabivuga, za section za option, ukabona bagiye bashyiraho imibare, bakayiha imbaraga, bagashyira amasection aganisha ku bintu biri science and technology, bitewe n'intumbero igihugu kiba gifite, iterambere ryifuza, igihugu cyifuza. Umva ibyo byose ni ibintu bigenda bigaragara mu bikorwa byagiye bikorwa mu burezi, bigomba kwishimira. Wareba nanone uburyo hagiye haba amavugururwa, wenda twavuga nka Universite y'Igihugu yagiye ivugururwa. Ayo mavugururwa yose yabaga agendeye kuvuga ngo reka duhe ireme n'uburemere imyigishirize n'imyigire yacu. Noneho wareba n'ibindi bigo bya kaminuza byagiye bivuka, nabyo ukasanga ari ikintu cyerekana uko uburezi bufite ahantu burimo kugana kandi n'abantu batangiye kubwumva. Wareba noneho ubwo tuvuze kaminuza zigenga, ariko ugasanga hari n'ibindi bigo bya segonderi byigenga. Noneho wareba niba mukurikira ugasanga nk'umuntu arakuze cyane ariko aremera agasubira mu ishuri, byerekana icyanga abantu batangiye kumva mu nyungu zo kuba umuntu yakwiga. Nkumva rero ibyo ari byo umuntu yavuga yuko mu burezi bwo mu Rwanda ari ikintu cyo kwishimira. Ariko nanone nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kubivuga, amateka yacu ntabwo atwemerera kuba tugeze ahantu runaka tuvuge ngo tumaze kugera aho twifuza. None iyo urebye ahantu uburezi bwacu tubwifuza, niho uhita ubona uvuga ngo ntabwo twagera ahantu, turacyafite intambwe nyinshi zo gutera. Ibyo byose mvuze byakozwe nubwo ari birebire, ushobora guhita ubihinira mu ntambwe imwe imaze guterwa, hanyuma wareba ibisigaye ugasanga ni za ntambwe zindi 99 zisigaye zinasaba imbaraga kurusha aho tuvuye, bitewe n'aho twifuza kugera. Aho ngaho rero niho ngewe nkunda guhita nibanda cyane, kavuga ko tugifite byinshi byo gukorwa. Nk'ibi ubona bigikeneye gukorwa mu burezi bwo mu Rwanda? Buriya uburezi ni ikintu kiri mu Kinyarwanda sinzi uko nabyita, ariko ni ikintu kiri dynamique, gihindagurika. Uburezi bufata isura bitewe n'uko isi yerekeza, bufata isura bitewe n'icyerekezo igihugu runaka kiba gifite. Tuvuge muri nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, buriya abayobozi bacu hari uko bifuzaga u Rwanda, bityo bigatuma isura y'uburezi iba nk'uko nguko. Ariko aha tugeze, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda nanone ifite uko yifuza u Rwanda, bishobora kuba bitandukanye n'icyo gihe. Ni ukuvuga n'uburezi burahinduka, kuko ubundi uburezi nibwo buha amahirwe abanyagihugu kugira banarusheho kugira intekerezo ngari bashyiraho igihugu. Bene nk'urugero, ntabwo iyo urebye muri iyi vision 2050, iyi viziyo 2050, usanga uburezi ari inkingi ya mwamba yo kuvuga ngo nibwo buzashingirwaho kugira ngo tugere mu cyerekezo twifuza. Iyo urebye raporo zose ntuza ikora iki kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, ngira ngo cyabikomojeho kinavuga ngo kinakangurira guverinoma yuko uburezi n'itangwa rya serivisi ari byo bintu bibiri bigomba kwitabwaho kugira ngo kwesa imihigo y'icyerekezo igihugu cyihaye izabashe kugerwaho. Iyo urebye nk'imvugo yavuzwe mu nama ni y'umushyikirano cyane inama nkuru y'igihugu y'abayobozi, aho nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yavuze ngo batewe impungenge no kuba ejo hazaza bashobora kuzabura abo bagira bameya. None dushingiye kuri izo mvugo zose, n'iyo politiki ya leta iha uburezi agaciro mu mikorere yayo,
icyo gihe ni hane ngewe nshobora guhita mvuga ko uburezi bwacu bushobora kuba budahagaze neza ku buryo bwatugeza aho dushaka. Niho rero hahita haziramo kuvuga ati uburezi nka questioning uburezi bwacu hari byinshi bigomba gukorwa kugira tugere ku icyo twifuza. Good. Hari byinshi bikwiye gukorwa kugira ngo tugere cyangwa se uburezi butugeze aho twifuza. Nashimye ko wagaragaje ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho mu burezi cyangwa se system y'uburezi mu Rwanda imaze kugeraho ari na byiza cyane. Unagaragaza nanone ko hari inzira ishyigerwa. Ibyagezweho ni nk'agatonyanga mu nyanja, ndamutse mbivuze muri sens figure, ushingiye ko wavuze ko bitaragerwaho ni byinshi cyane. Nkibaza duhora turirimba ireme ry'uburezi, ariko kandi uburezi bwabaye bwa buri wese, uburezi kuri bose, amashuri ya secondaire arahari, primaire kwiga n'ubuntu, 12 years basic education zirahari, University of Rwanda afite campuses nyinshi, ama university yigenga afite ama campus menshi. Aho kuba uburezi bwacu budafite ireme, kuko niba uvuga ngo hari byinshi bikwiye kugerwaho, ni ukubwo uburezi budafite ireme nyine nyirizina. Ntibyabiterwa nuko ariko akunda bavuga ngo uburo bwinshi butagira umusururu. Iyo nta kintu cyiza nko kwibwiza ukuri. Buri iyo wibwijije ukuri ubona uhera kugira ibintu bibashe gufata umurongo nyakuri. Ni byiza ko dushima ibyo twagezeho, ariko tukabishima ko twabigezeho muri icyo gihe. Kandi buriya ubuzima bw'igihugu ni nk'ubuzima bw'umuntu. Uwa mu buzima bw'umuntu hari ahantu ugera ugasanga ukavuga ati cyangwa se ukagirwa inama ati nkomeje kwitwara muri ubu buryo ubu n'ubu ntabwo naba ndi kugira ubuzima nifuza. Kandi buriya uko umuntu ateretse atekereza amanywa n'ijoro, agakura mu mitekerereze. N'igihugu rero nuko giteretse, nacyo gikura mu mitekerereze. N'uvuga igihugu gishobora gukura mu mitekerereze cyumvagamo uburezi. Noneho buriya kugira ukore mu mitekerereze, sinzi wenda sinshaka kubigarukamo, reka nguhemo urugero. Buriya iyo uri umunyeshuri uko utekereza wiga, iyo ugiye mu buzima busanzwe imitekerereze irahinduka bitewe n'aho winjiye. Uri u Rwanda narwo urebye neza rugenda rwinjira mu miryango igiye itandukanye. Sinzi niba twayivuga u Rwanda rwagiye mu miryango mu bihugu bivuga igifaransa, mu Commonwealth bavuga icyongereza, muri East Africa. Buriya ni ukuvuga ngo ruba rurimo rwiyagura. None icyo gihe hagiye ruvuga ngo kuba tugiye hariya hari imbaraga zindi dukeneye. Izo mbaraga rero dukeneye ni Abanyarwanda. Buriya rero niyo uvuze ngo ukeneye Abanyarwanda, wa Munyarwanda ukeneye wakwifashije iki kugira abe muri bwa buryo umukeneyemo. Iki nta kindi ni education. Niba dukeneye wa Munyarwanda ushobora kujya guhangana mu bindi bihugu bivuga igifaransa, dukena Umunyarwanda wize uvuga igifaransa. Icyo gihe rero tumushaka muri ubwo buryo, si ngombwa ngo tumwohereze muri ibyo bihugu, dushobora kumwiremera aho turi. Niba twaragiye muri East Africa kandi ibihugu ubona igiswahili kimeze uko nguko, dukeneye wa Munyarwanda ushobora kwibona mu giswahili. Niba tugiye mu bihugu bifite science and technology, dukeneye wa Munyarwanda uzi science and technology. Niba dukeneye wa Munyarwanda ushobora gukora agashya kanaka mu buzima bw'igihugu butandukanye, dukeneye kumwigisha ibyo n'ibyo. Kuko nk'ubu ngubu ngira ngo niba ukurikirana igihe ubona Abanyarwanda bahawe ishimwe kuko bakoze ikintu runaka, noneho kujya by the way no kumenyekanisha igihugu buriya nabyo ni ibintu tutagomba gufatisha akaboko k'imoso. Noneho dushobora kuvuga ngo u Rwanda rushobora kuvuga ati dushaka kumenyekanisha igihugu cyacu mu buryo butari diplomasi, mu buryo buri intellectuel, twerekanye yuko dushoboye. Icyo gihe rugomba kwigisha aba engineers, ba technicians, abantu nk'abo bagiye bakomeye mu nzego mu buryo butandukanye. Icyo gihe rero nta kindi kiba gisabwa ni ukugira ngo ni ukuha uburemere education, kuko education niyo ibarema uko nguko. Ubwo rero handi waruvuze ngo ireme ry'uburezi naho ngaho riba riri, ni ukuvuga ibyo twifuza, uwo Munyarwanda twifuza, iyo tutabashije kumwubaka ngo twifashishije education yacu ngo aze muri ubwo buryo tumushakamo, niho ireme ry'uburezi ubundi rigomba kuhita rireberwa. Niyo twifuza urubyiruko rw'u Rwanda ruva mu mashuri ya kaminuza rwaraminuje muri iki n'iki, iyo bidakunda mu buryo twebwe nk'u Rwanda twifuza, cyangwa se mu buryo iyo miryango yose turimo
bidahura neza niho tuvuga ngo ireme ry'uburezi ni ikintu kitari fixe, ni ikintu gikura. Noneho ikindi twareberamo ireme ry'uburezi, uri ireme ry'uburezi aho nari nshaka kureba umusaruro bitanga ariko kuri wa munyarwanda twifuza, ariko hari n'ibindi bintu bigenda bishingirwa. Ubu turi nayo mbivuza mu buryo bwo kuganira, ariko hari n'ubundi buryo buri nakwita ngo buri global cyangwa se buri scientifique, ku buryo n'ibindi bihugu byose bishobora kuza kuvuga ngo urwego uburezi bwacu buriho n'urwego bufite aho bugeze, butari national buri international. Ni ukuvuga rero hari ibintu bigenda bishingirwaho, babyita school factors. Hari abarimu, hari abanyeshuri, hari amashuri, hari n'ibyigwa ubwo ni curriculum. Ubwo rero iyo nk'igihugu gishaka guteza imbere ireme ry'uburezi, ibyo byose birarebwa. Twavuze amashuri yubakwa, yarubatswe, hari n'andi acyubakwa, ibyo twabirangije. Noneho tuhite tugaruka kuri wa mwarimu utanga bwa burezi twifuza uko tubwifuza. Ngira ngo bitewe n'amateka igihugu cyanyuzemo ni ibintu bizwi, kandi ngira ngo nta n'ikibazo kirimo. Twagize abantu benshi bazaga mu Rwanda kwigisha. Ubu rero ni ikintu cyo kwishimira yuko tumaze kugera byibuze abashobora kutwigishiriza. Noneho ikibazo dusigaranye ni ukuvuga ngo aba banyarwanda bacu turema yuko bajya kwigisha bafite bwa bushobozi bukenewe kugira ngo bazatange bwa burezi twifuza, tubone na rubyiruko wa muturage ushoboye. Wenda icyo nicyo kibazo dusigaranye, kandi ugasanga nacyo kiri mu bushobozi. Ubushobozi butandukanye n'imyumvire. Ni ukuvuga wenda ahantu tuba dusigaje kureba nk'abanyarwanda, dufite abatureberera mu burezi, ni ukuvuga ati imyumvire yacu ihagaze ite, ubushobozi bwacu buhagaze bute. Icyo twifuza kirashoboka, kuko buriya njye mu myumvire yanjye numva minisiteri ifite uburezi mu nshingano ariyo minisiteri ikomeye kurusha izindi zose, keretse niba tudafite politiki yo kuvuga ngo buriya hari ikindi kintu umbabarire ninza kuvuga ibintu ndi kujya hirya no hino, ariko buriya iyo tuvuze ngo made in Rwanda mu Kinyarwanda sinzi ukuntu ivugika, ibikorerwa iwacu. Noneho muri ibyo bikorerwa iwacu reka tubanze tugire abacu bakorewe iwacu dukeneye. Sinzi n'ibyo bintu byumvikana, kuko ndi kugira ngo mbihuze na made in Rwanda. Niba dukeneye wa mwarimu, dukeneye wa mwarimu wakorewe iwacu. Wakorewe iwacu ni ukuvuga wahawe bwa bumenyi bwacu dukeneye mu buryo bwacu, kugira ngo bitugeze aho twe twifuza kugera nkatwe. Buriya noneho na made in Rwanda, ibikorerwa iwacu ntabwo byakagombye kugaragara mu bintu gusa bifatika. Iyi myenda twambara, ibi bikoresho byose tubona dukoresha mu buzima bwa buri munsi, buriya twakagombye no kugira imyumvire yacu yerekana ko dufite imyumvire yihariye nk'abanyarwanda twebwe ubwacu twihangiye. Twakomeje ku kintu cyitwa ngo kuminuza, tuminuze mu bintu byose, ari mu myumvire tuminuze, tugire imyumvire nk'u Rwanda, ku buryo naho wagera hose ushobora kuvuga ngo afite imyumvire y'abanyarwanda. Umva icyo gihe iyo myumvire nayo ubwayo nanjye gutanga urugero, navuze iyo myumvire ubwayo nyarwanda nayo tuyigaburira abana bacu, tubaremo n'ubwo bunyarwanda bushingiye mu myumvire. Noneho aho nshaka kuvuga ngo made in Rwanda mu myumvire, tugere kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo baturebereho ntitubarebereho. Yego u Rwanda nk'u Rwanda ni rugari, buriya nicyo nkundira u Rwanda na Kigali umvamo ubugari, u Rwanda umvamo ubugari. Noneho nk'u Rwanda natwe tugire ya myumvire migari ishobora gutuma n'abandi baza kureba. Wenda ntibize kuvuga ngo natandukiriye, kuko nerekanye yuko iyo tuvuze education tuba tuvuze ibintu bigari gusa, si mu ishuri, kandi ni ibintu byose bishobora gutanga amasomo. Ngira ngo hari ikigo cyo mu Rwanda cyitwa, niba nibuka neza, Menyeri Rwanda Cooperation Initiative, gifite aho gihuriye no guhuza abanyarwanda bashaka kuza kwigira ku Rwanda. Hari abanyarwanda baje kwigira ku buryo u Rwanda rwivanye muri jenoside, uburyo rwakoresheje imanza muri gacaca, ubumwe n'ubwiyunge. Urumva ibyo ngibyo n'umwihariko u Rwanda rwagize mu myumvire yarwo. Reka nguce mu ijambo gato ntaribagirwa ikintu wavuzeho. Wigeze uvuga kugira ireme ry'uburezi rikomere
ni uko hagomba kuba hari abarezi abarerwa ibyigishwa curriculum, ariko kandi ntituze no kwirengagiza ko hagomba kuba hari n'abareberera ibyo byose, za institutions zireberera ibyo byose. Dufite minisiteri, tukagira REB na HEC. Ariko kandi wanagaragaje ko hari urwego tutari rwageraho. Aha rero ndaza kugiraho ibibazo ko dufite institution 3 zireberera uburezi mu Rwanda, tukaba tugifite gap nini kurusha ibyagezweho. Aho ntitwaba dufite ibigo by'abaringa bidafite umusaruro. Uvuze ngo dufite 3 zitureberera, ndazigira 5 kugira nanjye nawe tuzemo. Urabona leta ubwayo guverinoma nayo ireberera ibyo byose, gahunda z'igihugu nayo ubwirimo, tukajyana na ministeri navuga irayikurikira, kuko mbona ministeri nayo ibazwa ibyo yakoze. Abo bayibaza rero nabo n'urwego umuntu atakwirengagiza. Na Minedi, ministeri ifite uburezi mu nshingano, hari iyo mvuze ngo ministeri de l'éducation ubwanya hari numva bidasonetse neza, ariko reka tubifata uko yakomeye kuba ministeri, kuko uvuze ngo ministeri de l'éducation hazamo n'uburere, ariko hariya mu mikorere yayo ntabwo ububonamo. Duheruka kuganira arambwira ngo mu Rwanda nta ministeri y'uburezi ya education tugira, abo tugira ministeri yo kwigisha. Nawe urebye neza wasanga ibyo yavuze bifite icyanga. Ano kuri icyo mvuze ngo izo nzego zose ugwaje ministeri de l'éducation ifite uburezi mu nshingano, ubwo turazamo n'akira kigo cy'igihugu gishinzwe ireme ry'uburezi ariyo Rwanda Education Board REB, hakazamo na cya kigo kireberera amashuri makuru na za kaminuza ni High Education Council. Ubwo ibi byose biragera. None igituma bavuze ngo ni inzego zingahe, buriya no His Excellency President wa Republika Paul Kagame akunda kuvuga ngo buri munyarwanda azajya yumvamo yuko ibintu byose bifite aho bihuriye n'ubuzima bw'igihugu, nabo bifate nk'aho ari inshingano. Ubwo natwe rero turundi rwego twahawe n'umukuru w'igihugu ko ni inshingano zacu kureba uko education imeze, uko ibintu nk'ibyo. Wari uvuze ngo mbese ntabwo byaba ari ibigo by'abaringa. Wenda ijambo baringa ryagira icyo ryerekana ku mikorere yabo, reka tubivuge uko nguko, si bivuze ko ari baringa, reka tubyite uko bibaye baringa, ariko tuvuge ngo kuki umuntu yabyita baringa nubwo atari byo. Buri icyo nkundira filozofi itanga urugero, ariko kujya wenda agira agire icyo message, ubutumwa butambuka. Twabyita baringa tugiye mu mikorere yayo, twabyita baringa tuvuze ngo aho twifuza kugera kandi dushingiye ku ireme ry'uburezi, kuki tutahagera vuba nk'uko byagakwiye. Hari uko tubishaka, hari n'uko bishoboka. Iyo rero ireme ry'uburezi tutaregeraho uko byakagombye kuba biri, ubwo haba hari ikibazo ku babirimo. Kiretse wenda tutarigeraho kuko nta bundi buryo, cyangwa se ireme ry'uburezi ubwabyo ari biguru ntege, ariko ireme ry'uburezi kugira umuntu arigereho ntabwo ari biguru ntege. Ubwo rero tutarigezeho muri ubwo buryo, ikibazo ni babandi bahawe izo nshingano banabihemberwa. Wabikomojeho nkunda kuvuga ku burezi cyane. Ni hari umuntu yigeze kuvuga ngo iyo mvuga ku burezi abantu bakavuga ngo narakaye biranshimisha, ndabati ubwo narakaye rero byerekana yuko byanze bikunze message yanjye yatambutse. Hari none hari n'abandi bakunda kuvuga, simbizi reka mbivugira aha ngaha, bakunda kuvuga ngo wavuga kuri education ngo bakashaka gufata nkaho urimo kurwanya abo bantu babirimo. Oya, ntabwo ari ukurwanya abo bantu babirimo, kuko icyiza cyabyo nge nkunda gusubiza aho ngaho iyo babivuze, keretse utareba kure. Kandi amateka y'uburezi mu Rwanda nakweretse aho RPF Inkotanyi ihagaze. Ishaka umwana w'u Rwanda, umunyarwanda wese, urubyiruko rw'u Rwanda rwige, rumenye, hanyuma kandi rubere u Rwanda amaboko. None education ikibereho ni ukuremera u Rwanda amaboko. Iyo niyo ntekerezo ngari ya RPF Inkotanyi. Iyo urebye imbaraga ashize muri education ikifatse igihugu. None iyo umuntu atunga akatugira ibyo bitagenda neza, ntabwo aba arimo kubangamira igihugu cyangwa iki, ahubwo sinzi niba nabivugira hanga, ngiye mbabazwa n'abantu baba bashaka kubusanya n'ikirekezo cya RPF Inkotanyi cyo kuremera u Rwanda amaboko, cyangwa se bashyiramo imbaraga nkeya
wenda reka tuye kubusanya bashyiramo imbaraga nkeya. Rero uko rubibajije ireme ry'uburezi mu Rwanda turacyafite urugendo rurerure, kandi ikibazo si mwireme ry'uburezi ubwabyo, ahubwo ni abagomba kubishyira mu bikorwa. Abagomba kubishyira mu bikorwa rero twavuze za nzego zose, ndakura mu rwego rwo hejuru nahereye mvuga ngo guverinoma, kuko guverinoma igituma yo ntarayitunga agatoki cyane nuko ejo bundi ngira ngo nk'ayo magambo twakomojeho kare, His Excellency Premier Minister yavuze yuko batewe impungenge nuko tuzabura abazaba meya. Urumva nk'umuntu uyobora guverinoma aba yabibonye ari kubatungira agatoki. His Excellency Paul Kagame yigeze kuvuga ngo ariko aya makaminuza yose ntabona umusaruro wayo. Iyo umukuru w'igihugu avuze sinzi ukuntu abantu babifata, ariko ku bwanjye ni igihugu kiba kivuze. Uriya umukuru w'igihugu hari n'ibyo ashobora kuvuga twese tukarara duhagaze kugira tubishakire igisubizo atanavuze. Donc aho umukuru w'igihugu abera umuntu utandukanye n'abandi, iyo avuze si ngombwa ngavuge ngo wowe peri, ijwi rye ryose nk'umuturarwanda ugomba kwiyumva yuko ari wowe wabwiye. Ashobora kuvuga twe tukarara duhagaze dushakisha ibisubizo. Iyo avuze rero kuriya za nzego zose ziri hasi ye zigomba kurara zihagaze zishaka igisubizo. Iyo rero mbona ireme ry'uburezi, iyo mbona rero iyo mvugo yavuze za nzego zo hasi zitamuha cya gisubizo, kandi natwe turi abantu bakuru tukabona byanze bikunze igisubizo gishobora gutuma umukuru w'igihugu atavuga bya bindi yavuze ntikigaragara, niho natwe tuvuga ngo bishobora kuba bitagenda neza. Ubundi se kuki abantu bakwiye gutegereza ko ibi bintu bigera ibukuru kandi bipfa babibona? Kuki bategereza ko umukuru w'igihugu avuga kugira ngo ibintu bijye byajya mu buryo? Ntabwo abantu bo bari bakwiye kwiyumvamo spirit yo gukunda umurimo no kuwunoza nk'imwe mu ndangagaciro z'u Rwanda, batarinze bategereza ko perezida wa repubulika aza akavuga ibitagenda no mu nshingano? Aho ngaho ni bya bintu nakomeje kuvuga ko uburere n'uburezi ari ibintu byisubiranamo, kandi nanone hari ikintu abantu tudakunda guha agaciro. Ibi byose bikorwa hanze aha tubona, iyi myitwarire y'abantu bose hanze aha tubona, iyi mikorere igaragara mu nzego zose zitandukanye irimo babandi bigishijwe mu mashuri yacu, imikorere yabo nayo ubwayo ishobora gushingirwaho mu buryo kujya werekane cyangwa utunga agatoki yuko ireme ryacu ry'uburezi mu Rwanda ritari ryafata cya cyerekezo twifuza mu nyungu z'igihugu mu buryo bugari. Kuko buri education ntuzajya utandukanya n'ubuzima bw'umuntu cyangwa se bw'igihugu. Niba umuntu ashobora gutinyuka guhombya igihugu, ngira niba warakurikiye ejo bundi raporo inyandiko intumwa za rubanda zandikiye inzego zigiye zitandukanye, ugasanga hari ikigo runaka cyahombeje leta miliyoni niyo zaba 100, ikindi 20. Ikigo ntabwo ari baringa, ni abantu baba barimo. Umva abo bantu bashobora kuba barize, byo birumvikana barize, bahawe bwa burezi ariko nta burere. Aho ngaho uhita wumva sinzi niba byumvikana uburyo ntandukanyamo uburezi n'uburere. Bahawe ubwo burezi, niba ari ikigo tuvuge ndeka ntagira icyo ntunguruto, tuvuge niba ari ikigo gikora ibintu runaka kirimo abantu bize ibyo bintu, ubwo bahawe uburezi muri ibyo ngibyo. Ariko niba nta burere bwa buriho rero ni handi usanga icyo gihombo gihari. Urumva rero niyo mpamvu nakomeje kuvuga ngo education tuzayitumva nk'uburere n'uburezi. Rero icyo kibazo rubajije ngo kuki bagomba guhora babwirwa, kuki batagize ndangagaciro. Indangagaciro ubundi ni umuco, kandi igihugu cyacu ngira ngo cyagize igihe kirekire kiri mu mwuma wo kutagira itorero ry'igihugu ryagaruwe na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda vuba ngaha nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Umva nabyo biracyari nibyandi twita informal education, nabyo biracyafite urugendo nungu twagira icyo twishimira wenda kimaze kugerwaho. Urumva rero niba tuvuze education twumva ko tugomba kureba muri za mpande zombi, ari education y'uburere, education y'uburezi. Abo ngabo bica izo nshingano bahawe, kandi ubona bafite bwa bwenge bize mu ishuri, ariko wenda bwa burezi bwa burere nabwo ntibwari bwagera ahantu bugira. Noneho ngaho mu ijambo rimwe icyo numva cyanakorwa, numva yuko minisiteri ibifite mu nshingano yakora ibishoboka byose. Buriya minisiteri rega
hari n'ikindi kintu mbona idafata nk'ari inshingano yayo. Buriya minisiteri nayo ibereyeho gutekerereza igihugu mu buryo bwose. Buriya minisiteri yakagombye no gutekereza uburyo ki uburere n'uburezi ubundi byahura kujya bitanga umusaruro twifuza. Minisiteri yakagombye kuvuga ngo nko hagenda hagaragara ubu buryo bwo kuvuga ngo abantu ruswa cyangwa se baritwara nabi, umuganga agafata umurwaza ku ngufu cyangwa se mu buryo n'ubu butandukanye, cyangwa se ukabona ukora mu rwego runaka anyereje ibyari bigenewe abantu umva minisiteri ifite education mu nshingano ubundi yakagombye kuvuga ngo twakora iki muri bya no kubye iyo tugiye kureba ireme ry'uburezi tureba n'icyo bita curriculum, integanyanyigisho, ibintu byigishwa. Hari amasomo ubundi yakagombye kwigisha abantu akabaremamo ubumuntu. Isomo rya mbere buriya filozofi ni ngari, filozofi amakosa menshi cyane. Hari za icyo bita mu Kinyarwanda ntabwo nza kubishobora, icyo bita za social ethics, fundamental ethics, za psychological philosophy, za philosophical whatever, za psychology, ibintu nk'ibyo byose. Ayo masomo agahabwa umuntu uwo ari we wese bititaye ngo yiga civil engineering, kuko buriya navuze icyo vanga abanyarwanda tugomba kureberwaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko natwe ntibituza kuba twareba ahandi uko ibintu bikoreka. Kandi noneho tutanitaye ngo wenda bashobora kubikora ntibibabyarire umusaruro, ariko twe mu buryo bwacu tubikuze twe twabibyaza umusaruro ubu. Hari ibihugu byinshi byo hanze ubona icyo wakwiga cyose hari amasomo atagomba kuburamo. None simvuze ngo byitwara neza kuturusha, ariko twe dushobora kubihuza na wa mwihariko twifitemo nk'abanyarwanda, bikatubyarira intuza, bikatubyarira inyungu, kuko hari amasomo byanze bikunze ashobora gufasha abantu. Ayo ngaho nise yuko ari philosophical social courses. Mu Rwanda iyo urebye rero mu burezi ubona ayo masomo adahari. Kandi noneho iyo urebye ikintu umuntu avuga ngo ni intumbero ya minisiteri ifite uburezi mu nshingano, intumbero ubwo ni intuza, ni mission. Iyo urebye misiyo ya education ubona yarihaye n'iyo nshingano yo kurema abantu bateretse uko nguko. Ifitemo misiyo yo kurema abantu bateretse mu buryo bwo gutekereza, bwo kwitwara neza, bwo kuba bandebereho. Ubwo ndi kugenda mbishyira mu Kinyarwanda kuko nayisomye mu Cyongereza. Ariko wajya kureba amasomo itanga ugasanga nta masomo yashyizemo ashobora gufasha abantu kwitwara uko nguko nkuko ibyifuza. Uko kwitwara uko nguko rero iyo minisiteri bivuze ngo ishaka abantu bitwara uko nguko binyuze mu kubigisha bakitwara hanze binyuranye n'uko nguko, ubwo bakagombye guhita bavateza amasomo tubaha yabahagije yuko bakwitwara kure, cyangwa se amasomo dutanga ntayaburamo ngo bitware uko nguko tubyifuza, kuko bimaze no kugaragara uko hanze bitwara mu buryo bunyuranye n'abantu tuba twifuza kurema. Kuko aba bantu ubona bagaragaza ibi bibazo bigiye bitandukanye mu nzego z'akazi za leta nitwe tuba twarabigishije. Abandi nabo bakavuga bati minisiteri y'uburezi yigisha abantu kumvira ariko ntibigisha gutekereza. Ntabwo nabishinza minisiteri y'uburezi nk'ikintu natunga ubutoki uku nguku. Wenda wayishinza mu buryo ubu n'ubu cyangwa se ubundi mu buryo buteruye, ariko iyo ndibuka mu masomo yanjye nize hari isomo twitaga African Christianity. Ni uburyo abakoloni babita bihaye Imana, uburyo bazaga mu Rwanda ndetse no mu bihugu bindi ubukoloni bwitwaje iyobokamana. Hari ikintu bashyize, ubwo ndavuga mu Rwanda, ariko unarebye biri hirya no hino mu Rwanda bo baza, kuko ngira ngo uburezi bwahoze mu maboko y'abihaye Imana. Noneho bo baza baba bafite abanyarwanda bamye ari abahanga, noneho basanga imbaraga babona zo kugira ngo babaganisha aho bifuza ari uko babakuramo icyerekezo cy'imitekerereze yabo ndetse n'imbaraga bashingira kugira batekereze uko batekereza, ahubwo bo babaremera ikindi gishyashya cyatuma kibahindura imitekerereze n'icyerekezo, ariyo twise education, uburezi bwo mu mashuri. Noneho bo mu kugena iyo myigishirize bashinya mu kuvuga ngo tubaha intuza imbibi
zo gutekereza, tubakorere ikintu bagomba gutekererezamo bakigumemo ntibajye hirya aho turi. Ni ukuvuga abakoloni ikibi bakoze bahaye abanyarwanda gutekerereza mu kintu ntibajye hirya. None abo bakoloni bajya hirya, niyo mpamvu baturusha kure, bagiye hirya habafasha kureba kure, twe batugumisha hamwe, ahubwo bo bituma babasha no kutureba neza. Icyo kintu nicyo cyagaragaye mu mateka y'imikorere yabo mu burezi no kwigisha. Ubwo icyo bishatse kuvuga ibyo mvuze ni ukuvuga abo bashakaga kwigisha umuntu kugira ngo bamukoreshe icyo ashaka. Nk'urugero nshobora kukubwira ati nge ngushaka uko ndakwigisha imodoka, icyo ngushakaho ni uko untwara gusa nta kindi, hirya yo kuntwara ntabwo bikureba. None nabo bashatse kuzana ubwo burezi bwo kuvuga ngo kumva kuko nabihaye Imana n'abapadiri turashaka wa muntu uzajya udufasha kubarura kandika amazina yaba ngaba bakamenya kwandika no kuba yasoma. Wenda mutujye mu mateka y'u Rwanda dushaka abantu uzadufasha ko nitushaka kuvuga ngo abatutsi ni bande akamenya kubandika, abahutu ni bande akamenya kubandika. Naho kumenya ngo kuki bashaka iyi liste y'aba bantu aba naba, ibyo ntibaguhure ubushobozi ushobora kubitekerezaho. Urumva ni iyo education twamye turimo. Urumva rero iyo mvuze ngo warumbajije ngo wenda ministeri ifasha abantu kuba bakurukunuku, simbizi ni cya kintu gifite nkaho gifite imizi mu buryo bugari. Wenda ministeri nshobora kuvuga ngo ntago nyivugira sinzi, ariko iyo ndebye ibikorwa byayo n'ibiki byose mbona ari cya kintu nayo ubwayo isa nkaho ibona yuko ari ikintu kigomba kurwanwa kikavaho bigafata. Bitarashobora kukigobotora nayo nkurikije uraza gusanga umwana ashobora kubaza amateka Napoleon Bonaparte, aza amateka ya Revolution Française na Americaine, ariko utamubaza Ruganzu Ndoli ngo muvuge iminota 5. Buriya ubuzima bwa muntu ni urugamba, n'ubuzima bw'igihugu ni urugamba. Urugamba si amasasu gusa, ni ubuzima bwose bw'igihugu haba harimo urugamba. Ntabwo navuga yuko ministeri itari yabasha kwigobotora. Ubundi kwigobotora reka tubirebere mu myumvire. Nge nemera ntashidikanya yuko wenda byatewe n'imvugo nagiye mbivugamo, ariko nemera ntashidikanya yuko ministeri iyo urebye icyerekezo cyayo ari ukuyanga abantu bavanga bagana. Wari ukomeje ku kindi cy'amateka, ngira ngo dufite hari ibintu byinshi byahindutse. Uburyo twigishamo amateka yacu ubwo ni histoire, uburyo twigishamo geography ubwo ni ukuvuga geography mu Kinyarwanda ni ubumenyi bw'isi. Twigaga ibyo ngibyo byose uvuze, tukiga imigezi iri hehe migari mu bindi bihugu, tutazi Nyabarongo, tutazi n'utundi tugezi twacu dutandukanye twa Sebeya na Twaki. Ariko ngira ngo ikijyanye n'amateka ubu ngubu hari byinshi byahindutse. Ngira ngo ministeri iherutse no gukoresha abarimu bose bigisha amateka bahurira i Butare kugira ngo bigishe abo barimu bigisha amateka, noneho bigisha amateka yacu. Rero mu mateka yacu hazamo n'imyumvire, mu amateka yacu hazamo ubuzima igihugu cyose cyagiye kinyuramo, ari ubuzima bubi ari ubuzima bwiza. Ubuzima bubi igihugu cyanyuzemo hakorwa iki kugira tubuvemo, ubuzima bwiza igihugu ubu kirimo hakorwa iki ngo dutere imbere. Ubundi ayo niyo mateka y'igihugu cyacu. Ngira rero ubwo hakazamo na jenoside, hakazamo n'ibindi bitandukanye. Mineduc iheruze gukoresha ndabyita gukoresha amahugurwa cyangwa se kwigisha abigisha amateka uburyo umurongo w'igihugu mu bijyanye n'amateka. Ubwo rero numva iyo tugiye muri uwo murongo w'igihugu mu bijyanye n'amateka, ubwo buzima bwose bw'igihugu buba burimo. Mineduc nayo biri kugira ngo hahande nakomoje dusa nkaho twashizwe tuhave. Buriya ikintu gifasha umuntu gutekereza, niyo wamushira ahantu runaka ukicecekera nawe ubwaho hamufasha gutekereza. Rero kuba ministeri ifite uburezi mu nshingano ishaka gushyira abanyeshuri no kubinjira mu mateka yabo, nabyo ubwabyo dushobora kuvuga ngo reka turebe yuko bishobora no kubafasha gutekereza. Niba bigishijwe akababaro u Rwanda rwanyuzemo, nabwo bishobora gutuma batekereza. Niba bashizwe mu byiza u Rwanda rurimo, bashobora gutekereza ati reka tugire ibyiza birenze aha ngaha. Ubwo nabwo tuba dutangiye kuva muri cya kintu amateka y'uburezi twazanywemo n'abakoloni, dutangiye kugenda tuyarenga ndetse twanarayarenze bitewe n'ahantu tumaze kugera mu buryo bw'imitekerereze n'imirebere. Nk'umusesenguzi ku burezi rero ndagira ngo dusoreze ku tuntu tubiri.
dukunda kugirwaho impaka n'abantu benshi. Kimwe wanakivuzeho mu bituma ireme ry'uburezi rikomera ni curriculum. Ubu hamaze guhindurwa curriculum, hari yitwaga knowledge based curriculum, uburezi bushingiye ku bumenyi. Ubu ikaba yarasimbuwe na knowledge na competence based curriculum. So uraza kumbwira wowe icyo bivugaho, kuko abakurikirana ku burezi cyangwa ku burezi bavuga ko nabyo biri mu byicireme ry'uburezi, kuko bagenda bahindura systeme buri munsi. Uyu munsi byazanye ibi, ejo bazanye ibi. Uyu munsi abana bo muri myaka 3 ya mbere bari primaire bari kwiga mu Kinyarwanda, ejo bayicyongereza, ejo bundi twize mu Kinyarwanda, ejo Igifaransa. So ibyo bituma ngo ireme ry'uburezi ridakura. Hari n'umwarimu w'umuhanzi twarimo tuganira nawe, avuga ko nazo ziri mu mbogamizi bahura nazo, kuko usanga umwana ava mu cyiciro kimwe akagera mu kindi, gukora iyo link bonde ihuza icyiciro kimwe avuye muri kindi bitandukanye cyane, kuko uramukura hano muri iyi system mugarure muri iyo. So yaho twavuga kuri curriculum. Hakaza n'ikindi kiza kujyana na gender balance ariko mu burezi, aho usanga abakobwa bavuga ko batoneshwa cyane mu bijyanye no kubona imyanya mu mashuri, aho usanga umuhungu ufite amanota menshi yicazwa, umukobwa akiga, ndetse bamwe bakavuga ko bishobora kuba binamubangamira ireme ry'uburezi, kuko niba ufashe umwana ufite amanota 30 ukamuha kwiga, ufite 50 ukamureka, donc bakagaragaza ko haza kuzamo ikibazo. Urumva wafashe wa wundi ufite ubushobozi buke ngo nuko ari umukobwa umuhaye kwiga, umuhungu ufite uburyo yumva amasomo n'ibindi uramwicaje agiye. Donc ubivugaho iki nk'umuntu ukora ubusesenguzi ku burezi, nk'umuntu uri kwiga uburezi, nk'umuntu wize filozofi ushobora guhuza imitekerereze muri ubwo buryo? Buriya amateka u Rwanda rwanyuzemo ntabwo nkunda kubivuga kenshi, ntabwo atwemerera kuba twatekereza tubusanyije n'icyerekezo ayo mateka yadushizemo. Amateka y'u Rwanda dushizemo kumenya uko tuvuye ahantu habi, kumenya yuko aho tugana ari kure kurushaho turi. Ni ukuvuga rero ayo mateka buri yatwemerera kuvuga ngo aha turi nahangaha, kandi byadutwaye igihe kirekire, byadutwaye bamwe babuze ubuzima bwabo kujya tugera ahangaha turi. Uko haba hangana kose bitewe n'ibyo byabaye hirya yo kujya tuhagere, harimo n'ababuze ubuzima, ni ikintu tugomba kuzajya buri gihe twigengesera tugatangira dushima. Ndashima aho u Rwanda rugeze mu burezi. Icyo rubajije kijyanye na curriculum, ikintu nabivugaho, buriya iyo ugeze mu mahina bitewe n'imbaraga wumva washyira kugira ugere ku bintu, kandi buriya nta kintu, buriya uzarebe kugira umuntu ayobe, ari n'igihe biterwa n'ukuntu yifuza kugera ashaka kugera mu buryo bwihuse. Icyo gihe wayobye muri ubwo buryo rero njye ntabwo nakurenganya, ahubwo ngushimira uburyo washyize umutima aho washakaga kugera, ushaka no kuhagerera igihe, ibintu nk'ibyo byose. U Rwanda rero ahantu rushaka kujya, icyerekezo u Rwanda rufite rugifite ku mutima, kandi rwifuza gukoresha imbaraga zose zishoboka. Hari ibyo rero ushobora gukora rugasanga wenda biri kugana ku ruhande, rukaba rwavuga ati reka rushobora kudasubira inyuma, rugakata rugakomeza, rudavuze ngo rusubire inyuma. No mu buryo rero rugenda rutegurira izo mfashanyigisho zigiye zitandukanye, hari igihe nanone biba bishingiye uko rutekereza, reka barebe ibyo bakora, bagera ahantu bifuza bakabona ntibishoboka, bagafata ikindi cyemezo mu buryo n'ubu cyangwa se ubundi. Ubwo buryo rero bw'imyigishirize uvuga ngo knowledge basic whatever cyangwa se competence, nabyo ibyo ni ibintu u Rwanda rwagiye rushaka kwinjiramo kugira rurebe ibyatanga umusaruro kurusha. Ariko nanone ngira ngo ubu ndi kuvuga mu buryo bwanjye, uburyo ngewe mbibona, uburyo mbibona ntabyo u Rwanda muri ubwo buryo bw'imyigishirize rwakoze bitakoreka haba hano n'ahandi hose. Ikibazo ngendaza kukireba mu mikorere, kandi buriya hari n'icyo bita gushikama aho uri. Ushobora kuba wakoze ikintu ukabona niyo kitatanga umusaruro wifuza ariko si kibi,
none ukavuga ngo ahubwo reka nkizaneho ikindi. Iyo icyo gihe biba bivuze ko utatangiriye kuri zero. Noneho uko uburezi bushingiye ku bumenyi, ngira ngo mu myumvire yanjye ubundi nibwo burezi. Iyo tuvuze ngo uburezi bushingiye ku bumenyi, mbihuza n'ikintu bita ngo ubundi iyo tuvuze ngo akamaro k'uburezi ubundi ni akahe. Akamaro k'uburezi mu cyongereza umuntu yavuga ngo the ultimate goal of education. None iyo uvuze iyo ultimate goal of education mu myumvire philosophique ni ugushapinga, sinzi tutabishya mu Kinyarwanda nyuma, ni ugushapinga the intellect. Ni ukuvuga ni ugutyaza imitekerereze y'umuntu. Ubundi iyo niyo bita ultimate mu Kinyarwanda, sinzi ukuntu wabivuga. Education, uburezi bufite akamaro kenshi, ariko noneho akarenza utundi, akibanze gasozereza utundi, mbese akamaro nyamukuru k'uburezi ni ugutyaza imitekerereze, ni ugufasha umuntu gutyaza imitekerereze ye. Ni ukuvuga education rero ubundi icyo nicyo hakagombye gukora, ikavuga ngo turimo gutyaza imitekerereze y'abana bacu. Icyo ni icya mbere, none ibindi bikaza nyuma. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo hari aho ushobora kuba uri, ibindi bikaza biri kuhunganira. Njye numva rero iyo bivuye kuri knowledge basic curriculum bikongera bikajya ahandi, uko gushaka kusa nkaho utahamye hamwe nabyo ubwabyo hari icyo bizambya. Ahubwo wakagombye kuvuga ngo iki twafashe nuko igituma ibyo nshatse kubivuga, ni ukuvuga ngo ubundi nta bintu tudakora biturutse muri ideas. None hari n'ikindi kintu twita ngo iterambere ry'igihugu, mu cyongereza tukabyita ngo ni national inclusive education. Iyo tuvuze iterambere mu buryo bugari ry'igihugu, ntabwo hazamo buri iterambere development ni iterambere mu Kinyarwanda. Iterambere rigira inzego riboneramo. Hari mu cyongereza ushobora kuvuga ngo icyo bita intellectual development, hari icyo bita cultural development. Tukagira ubukungu mu mirebere no mu mitekerereze nk'igihugu. Ubwo iyo tuvuze nk'igihugu ni uko abana bacu tuba tubibatoza, tukagira ubwo iryo terambere mu buryo bw'umuco, uburyo duha agaciro umuco wacu kandi umuco urigisha. Tukagira iterambere muri icyo bita economic development. Niho mpamvu twigisha abantu bari muri iyo domaine, kandi niyo twigisha umwana wacu kugira byiza tuvuge ngo abantu 90% bose bafite akazi, ni ya economic development. Ibyo byose rero biherwa muri knowledge tubaha. Iyo tuvuze no kwihangira umurimo, ukabona dushatse kwibanda mu kindi kintu kijyanye na skills nayo irakenewe, ariko ntabwo ishobora kuba ikenewe kurusha knowledge. Knowledge ni ubumenyi n'ubushobozi. None iyo tuvuze skills ziza kugira ngo dushyire mu bikorwa bwa bumenyi dufite. Nuvuga rero ntabwo gushyira mu bikorwa ubumenyi dufite bishobora kuza mbere yo kuba twagira ubumenyi. Umva iyo system rero kuvuga ngo ni knowledge basic curriculum cyangwa se niyo ya mbere. Noneho hari icyo bita teaching, hari icyo bita imyigishirize. Noneho dushobora gufata iyo system, ubwo buryo bwo kuvuga ngo tugiye kuvuga ngo ni knowledge basic curriculum, ari basic curriculum, ariko noneho imyigishirize yo ikaza iyo kwinjizamo uburyo ki bwa bumenyi dutanga bushobora gushyirwa mu bikorwa. Nge kubwanjye ari ufite uko yabigena nuko nabigena, kuko iyo wavuze ari niba ari knowledge basic curriculum ikubemo ibintu byose. So kuri wowe wumva ari kuba knowledge and competence based curriculum? Competency, gukompetinga, sinzi icyo biba bishatse kuvuga. Knowledge ibirimo bintu byose, kuko bwa bumenyi wigishijwe buzagaragarira hehe muri zo competence, uburyo uzabukoreshamo. Ibyo bindi byose biziramo. Ubundi icyo ni icyerekezo. Icyo cyerekezo rero gihabwa izindi mbaraga. Izo mbaraga rero zahabwa icyo cyerekezo cya knowledge based curriculum nizo za competence. Bashobora no kugena uburyo cy'abanyeshuri muri knowledge warize uburyo indege ikorekamo, noneho bagutoze no kuba bayikora practice.
ariko twashyize imbere kuvuga ngo tubarehe gutekereza uko indege zakorwa. Reka nongere ntanga urundi rugero. Dusora abantu benshi bize civil engineering, tuzi neza ibihugu byubaka amazu mu nyanja, ariko ugasanga agashanga karuhura kacu gashobora gutuma abantu bimuka aho hantu, kandi twifite abantu biga civil engineering. Tubaye gutekereza uko nguko, noneho wiga atekereza ngo kuki tutajya hano aho tuzi ibishanga hano abantu bagenda bahava, twakora gute ngo tuhubake inzu. Basanga bizashima imyaka 10 ariko utazi laboratoire. N'urwo rugero nguhaye ni ukuvuga izo skills twizivuremere kurusha kugira ubwo bumenyi bwo gutekereza. Tuvuge ugasanga umuntu yiga farumasi. Iyo wiga farumasi wigamo ibimera, ukiga ngo tangawizi ifite icyo yavura ukabimenya. Iyo ni knowledge barimo kuguha kugushyira mu mutwe. Ibyo ntabwo ari bibi, ahubwo none bongereho kuvuga ngo dufashe uyu muntu gutekereza kuntu yagira ikintu akora muri tangawizi. Urumva ubwo iyo myigishirize yo gutanga ubwo uburezi ikagenda iba ngari, ikava kuri knowledge gusa ikaza no muri practique, no kumotivate no gutuma abanyeshuri binjira muri iyo system yo gutekereza kuntu bahuza ibyo biga n'uburezi n'ubuzima bw'igihugu. Ugasanga umuntu yiga, hari ibintu byinshi ubona abantu biga wibaza bikoreka he bikakuyobera. Ugasanga muri kaminuza nta muntu udakora memoire. Imana ishimwe umuyobozi mukuru leta yashinze inshingano za kaminuza nkuru y'igihugu yabivuzeho. Umunyeshuri ukabona memoire akora, memoire akuru ubundi zirangira he? Kuko muri memoire ugomba kugaragaza icyo umuntu yakwita ngo nagashya, ugomba kugaragazamo umwihariko wawe nk'umuntu umaze icyo gihe yiga. Uwo mwihariko, kugira umwihariko rero hagiye haba hari igitekerezo gishobora guhabwa abafite ubushobozi kuba cyashyirwa mu bikorwa. Nawe ubwawe hari igihe ushobora guhabwa imbaraga z'uko icyo gitekerezo wagaragaje urangije amashuri yawe cyajya mu bikorwa. Aho ngaho ni handi haza kuvuga ngo uburyo bwo kwihangira umurimo bwaba bumaze guhita buboneka. Kuko niba wagaragaje icyo gitekerezo ukagira ikintu umuntu yakwita cyashyirwa business project plan, ukagishyira muri business project plan, buri gihe ni igitekerezo ushyiramo. Umuntu wakoze memoire yize farumasi agakora kuri tungurusumu, ashobora kubishyiramo ukuntu yakora mu buryo bugari iyo tungurusumu akayibyazamo n'iyo ji n'ibintu byinshi bitandukanye. Noneho niba avuze ngo iyo tungurusumu cyangwa se iyo tangawizi agiye kuyikoramo ibi n'ibi, bizatuma yuko niba akora mu karere runaka byanze bikunze abahatuye bazabihinga kugira abigurira abikoramo icyo ashaka kubikoramo. Niba bihinga azabagurira. Niya economic development ni ryaterambere ry'ahantu abazaba riteje. Noneho mu Rwanda tuvuge twigishira abantu nk'abo 100, dufite uturere 30, buri karere gafitemo umwe. Urumva icyo kintu kizaba kigiye hejuru. Niba yiga bano biga ubuhinzi n'ibiki, ashobora ati ibigori burya si kawunga gusa, ibishyimbo burya ni ibishyimbo bivamo biswi. Akiga yuko hari uburyo bw'ibishyimbo runaka bwakorwamo biswi, bwakorwamo ifu ishobora kurwanya indyo ituzuye. Icyo gihe azabona isoko ko dufite n'ikibazo cyo kuvuga ngo abana bacu basigaye bakora bafite kugwingira mu mikurire. Urumva azababaye igisubizo hehe kuri ubu. Numva rero ibyo ngibyo biva kuri knowledge tuba tuha abana bacu n'uburyo tuba tubigishamo. Twe kuzajya twirukanyira ngo guhanga akazi, tutarebye ngo guhanga akazi akeneye kuba afite igitekerezo mu mutwe, ahubwo tuba tuze gutekereza, banatekereza ako kazi. Sinshaka kunyuranya n'ababivuga. Buri kintu cyo kuvuga ngo kwihangira umurimo ni ikintu ngeyo hari abantu bakivuga nkumva kindi ahantu, ari radio nayifunga, ari televiziyo nayo nayifunga, kuko uburyo bivukikamo nge birambabaza kubwira umuntu ngo nihangira akazi. Wowe umuntu akazabwira ko ahereye ku majya 3 akaba afite mwigishe umutere kumva muri we ibintu byinshi agomba kugira ibintu akora, ntihazaburamo ikintu akora. Navuze ngo guhanga akazi, reka mbifate nk'urwenya nkunda gutera. Ukabona muri iyi nkubiri uvuga ngo abantu batanze akazi, bimwa akazi mu burezi, ukabona yize ngo entrepreneurship and education, ubwo ni kujya kwigisha entrepreneurship. Byaba bibabaje yarigishijwe kuzigisha kwihangira akazi, watarigishijwe kuba yakwihangira akazi. Urwo ni urugero rworoshye kandi ushobora guhita rukumvisha ibintu byinshi cyane. Wize
kwigisha umuntu kwihangira akazi byashoboka bite kuntu wakwigisha umuntu kwihangira akazi ubwawe utazi kukihangira dukeneye abigisha abihangira akazi ariko ntibyakagombye kuba ikibazo bivuga ngo umuntu wigishijwe ibijyanye no guhanga akazi no kubyigisha abandi ngo we byaramunaniye urumva rero cya kibazo cyo mu burezi dutanga hari utuntu tugenda tukwereka kuntu bishobora kuba harimo ibibazo cyane cyane ku bibazo mbibona mu izo nzego kare wakomoje uko wavuze eshatu kuko ari zone zishobora kuba zigaragara ukudashyira hamwe kwazo nibyo bibyarira uburezi ikibazo nakwita ko ari ikingutu igisubizo kugira gikemuke nuko izo nzego zose zakagombye gushyira hamwe zikagira umurongo zose zihuriyeho ariko noneho buri rwego rukamenya ngo muri uyu murongo ninjiramo niba tuvuze REB ikamenya ngo uburezi bwacu mu Rwanda bufite uyu murongo twebwe icyo dusabwa kugira umurongo ugerweho ni iki tugomba kugikora uko kandi dufite abatureberera hanyuma nabo bakabareba niba tuvuze HEC ifite amashuri makuru na za kaminuza mu nshingano inafite uriya HEC niyo ifite uruhare runini kuko niyo itegura ibintu itegura abanyeshuri bagiye kurangiza kugira bajye hanze nuvuga iyo yabiteguye nabi uyu musoro wose tubona abantu ibintu byose bakora hanze byakagombye kubaza HEC kuko HEC ishobora kuvuga ngo uburyo mwigisha ibi bintu ntabwo ari byo ishobora kuvuga ngo uburyo mwigisha amasomo hakenewemo aya ngaya noneho HEC na REB ahantu bihurira buriya muri REB ko ishinzwe cyane cyane za segonderi na primaire iyo urebye imikorere yayo ariko unarebye ubona ari nako biteretse buriya HEC ishobora kuvuga ngo uburyo mupanga amasomo hano iyo tugeze hejuru tubura aho duhera ishobora no kubagira inama wenda itinjiye ngo mu nshingano za REB kavuga ngo dushaka yuko tuzigisha muri kaminuza ibi nibi kugira nibajya hanze bazakora ibi kugira rero ibyo bishoboka turifuza yuko muri za segonderi habamo aya ma option habamo izi combination zigishwa ukunuku kugira nibaza tuzabona aho duhera tubafata hanyuma nibagera hanze tubone kuntu biteretse noneho nka ministeri nayo nk'urwego rukuru buriya rwakagombye kuba rworohereza igihugu reka mbyita uko nguko ubwo bakaba bicaye uyu munsi tuvugana bashobora kuvuga ngo hanze dukeneye abantu bateretse uku nguku mu myaka 5 reka tuhite tubarema kuko amenshi twiga imyaka 3 4 5 ariko muri kwa kureba kure bashobora kuvuga ati mu myaka 5 dukeneye aba bantu bateretse uku nguku kujya tuzagere kuri cya cyerekezo dufite reka tubareme noneho rukabigisha Minedika akagombye kuba ifite indi mikoranire ntazi uko nakwita yo kuvuga ngo muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo badufasha kumenya abantu bakenewe bimeze bite kujya none twe tubareme buriya Minisiteri ifite uburezi mu nshingano nayita nka kwa kundi ujya gukoresha umwambaro wa mugani y'ibitwisa kuri Made in Rwanda arakwaza ushaka irihe bara ukeneye iki n'ibiki buri Minisiteri yose ifite inshingano zayo kandi ifite abantu izakenera abo bose igomba kubashyikiriza Minisiteri ifite uburezi mu nshingano noneho ikabarema buri Minisiteri ishobora kuvuga mu buganga ati nta muganga ufite ukuntu dufite yes turacyari mu gihugu cyishakisha kugira gitera imbere tugiye mu buganga dushobora kutabona abo dukeneye cyangwa se ngo tubigishe ariko iyo tugiye kubohereza ahandi hari ibyo dusabwa ko babona bafite ibinibi Minisante ishobora kuvuga ngo twifuza ko mu myaka 5 dukeneye aba specialiste muri ibi nibi none kuko bari nka Minisiteri ifite ubwo ubuzima ikavuga ngo kujya tubona abangaba tugirana imikoranire kuko igihugu cyacu gifitanye umubano n'ibindi bihugu kujya tuzohereza abantu dukeneye abantu bameze uku wenda 20 none umwe mu baturemere kujya tuzabatware baze batubera igisubizo no kuvuga nanone buriya Minisiteri ni urwego rwakomye kugira imikoranire mu buryo bugari n'izindi nzego zose za leta zishoboka yego nigeze nkubaza ku kibazo cy'abakobwa bahabwa amahirwe yo kwiga mu gihe cy'ibizamini bya leta nk'abaje muri secondaire abajya muri section ugasanga bafite amanota ari hasi y'abasore ni bya binini nakubwiye ko igihugu cyacu gifite umwihariko w'amateka yacyo amateka niyo aho igihugu icyerekezo niyo buriya ibyemezo byose bifashwe bishingiye mu buzima bw'amateka y'igihugu ni ibyemezo baba bifite uburemere
biba bifite icyanga. Urebye rero mu mateka nk'uko nabivuze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo abantu bose bahabwaga amahirwe yo kugira ngo bige. None wajya no kureba za ngengabitekerezo z'amoko hari ababuzwaga kwiga ubu bariga. None wajya muri wa muco umukobwa yari yigishwaga bwa burere gusa bwo kuvuga ngo azita ku mugabo ate, kuvuga ngo agomba gukubura, kuvoma, kwita ku bana, ariko nka cya gihugu gishaka yuko buri munyarwanda wese agira uruhare mu iterambere ry'igihugu, ntabwo u Rwanda rwifuje yuko umukobwa nawe yahezwa mu gutanga uwo musanzu. None mu buryo bwo kumwinjiza mu gutanga uwo musanzu kuko twabikomojeho kare, agenerwa uburezi, agenerwa education. None iyo wajya kureba ya ntera iri hagati y'umubare uhagije w'abakobwa kugira nabo bagira umusaruro batanga ugaragara, basabwaga yuko bashobora kuzamurwa mu buryo bwihuse. Kubazamura mu buryo bwihuse mu myumvire yanjye ni uko mbona ibintu byasabaga ibintu bibiri. Icya mbere ni ukubagenera ubwo burezi, icya kabiri ni ukureba uburyo bwose bushoboka yuko hagira umubare ugaragara yuko bagaragara nk'abakobwa bize benshi cyane bakanatinyura abandi. Urwego tugezeho muri politike y'icyo cyemezo cyo kuzamura abakobwa, tugeze ku rwego kuvuga ngo bimaze kugaragara yuko nabo bashoboye, kuko abahawe amahirwe ngira ngo dufite abadamu babiri bahagarariye ibigo bikomeye. Dufite Louise Mushikiwabo ahagarariye uriya muryango. Ejo bundi honorable madame Monique yahagarariye ni deputy wa African whatever union. Bira byose bikwereka ntabwo bashingiye uko bamubonesha amaso, bashingiye uko bamubona mu myitwarire y'imyumvire n'uburezi yahawe. Urumva rero dukeneye n'abandi bakobwa, kandi urabona iyo bigiye nka kuri ari umudamu bifite icyo biba bivuze bifite icyo biba bivuze mu kubona yuko abagore bashoboye. Iyo tugiye mu nteko ishinga amategeko nibo batufatira ibyemezo hirya no hino tugenda tubona harimo umubare munini w'abadamu kuko harimo n'umukobwa, ariko ugasanga none hari n'imvugo ivuga ngo hirya y'ibintu bishoboka haba harimo umudamu. None wajya kureba n'urugamba rwahagaritse jenoside yakorewe abatutsi usangamo n'abadamu. Hari abarwanaga, hari n'abandi bakoraga ibindi, usangamo abadamu. Noneho niba u Rwanda ruha amahirwe abo ngabo ngo banagaragare muri bya bindi nabyo abasaza babo bashobora gukora, byasabaga yuko rero babahaye amahirwe. Icyo numbaje cyo vuga ngo wenda bifatika nabi ngo umukobwa yabonye 40, umuhungu abona 50 arasigaye. Ni bya bindi tugomba kumva ariko tukabyumva mu buryo bwo kuvuga ngo tukabyumvana umutima wo gukunda igihugu, wo kuvuga ngo igihugu cyabikoze kugira ngo abacu nabo bagire tubiyegereze, twiyegereze bashiki bacu, duteze imbere igihugu turi gusangira ibitekerezo bitadusaba ngo reka tujye inyuma turebe icyo babivugaho, nabo babe bari kumwe nacu mu gufata ibyemezo. Kuko bashobora kuvuga ngo abadamu babivugaho iki, wenda tukajya abadepite bakajya muri za segiteri, ariko bashobora kuba none bose bicaye hamwe muri nanjye vuga ngo muri sale, muri icyo cyumba dufite abagiye baduhagarariye, nabo bagahita batanga igitekerezo cyabo bari aho ngaho. Urumva rero kugira ibyo bigerweho hagomba iyo politiki yo kubazamura. Ahubwo icyo nasaba abasaza bacu ni ukuvuga ngo hari icyo bita ngo ushobora kwiyaka ikintu kugira icyiza kigerweho. Ayo mahirwe yenda abasaza bacu bakumva yuko nta nabi irimo, ahubwo ni ya neza yabo, kuko baba mama nibajya gufata ibyemezo bazajya barita no ku bana babyara. Abo babyara rero ni batwebwe, ni abagore bacu, n'abantu byose tubifitemo inyungu. Yes, Prudence Iraguha twaganiraga dusesengura ku burezi bwo mu Rwanda, twagiranye nawe ikiganiro cyiza, tubwira uko abibona nk'umusesenguzi, nk'umuntu ufite aho ahuriye n'uburezi. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, nitwongera kugira ibindi dukeneye kuganira na Prudence Iraguha, ndizera kuzongera kuduha umwanya. Ikintu cyose gifite aho gihuriye n'uburezi nawubona, ikidahuye n'uburezi byo ntabwo byashoboka. Ikidahuye n'uburezi ntabwo byashoboka. Rero bakurikiye Vanti Motivations, turabakunda, mukore subscribe, comment, like na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho kandi bigere no ku bandi. Ciao.